Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita. Nyiricyubahiro Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita yavutse tariki ya 20 Mata 1923 i Gatsirima, paruwasi ya Nyarurema, diyosezi ya Byumba. Yize amashuri abanza mu myaka 1952 kugeza mu 1957 Kabare, Rushaki na Rwaza. Mu 1958 yinjiye mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Dominiko Savio ku Rwesero, arangiriza amasomo ye muri Saint Paul i Kabgayi mu 1965. Muri Nzeri 1965 yinjiye mu seminari nkuru ya Nyakibanda, ahabwa ubusaseridoti ku ya 11 Nyakanga 1971 i Rushaki. Kuva mu 1971 kugeza mu 1975 yari padiri wungirije muri paruwasi ya Ruhengeri, aho yavuye mu 1975 agiye kuba padiri mukuru wa paruwasi ya Janja kugeza mu 1986. Mu 1986 kugeza mu 1989 yabaye umwarimu muri seminari nto ya Rwesero, nyuma ayibera umuyobozi. Kuva muri Nzeri 1989 kugeza mu Kwakira 1991 yari i Lumen Vite mu Bubiligi. Agarutse yagizwe umwarimu n'ushinzwe umutungo muri seminari nkuru ya Rutongo. Yaje kubera umuyobozi muri Nzeri 1994. Yagizwe umwepiskopi wa Byumba ku ya 25 Werurwe 1996, ahabwa inkoni y'ubushumba ku ya 2 Kamena 1996. Sereveriyani Nzakamwita yari umushumba wa diyosezi ya Byumba, yashinzwe mu 1981 ibyawe n'iya Ruhengeri. Musenyeri Nzakamwita yasanze igizwe na paruwasi 13, none yasize diyosezi ya Byumba ifite paruwasi 21.